kugusuhuza wowe ukurikirana YouTube channel yanjye yitwa Ubwanjye TV. Niba utarakanda subscribe, icyo usabwa ni ukuyikanda ubundi ugakomeza kubana nawe mu Kinyarwanda cyiza. Kuri uyu munsi rero nabazaniye amateka y'uko intambara yo ku Rucunshu yagenze. Muzanira uko yatangiye, abayirwanye ndetse n'uburyo yagiye isozwa n'ingaruka yagiye igira. Sobanukirwa ibijyanye n'intambara yo ku Rucunshu, inkomoko yayo n'ingaruka zayo. Intambara yo ku Rucunshu yabereye ku Rucunshu muri komini ya Nyamabuye mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama, hari mu mwaka w'1896. Iyi ntambara yabaye hagati y'abari ku gice cy'umugabekazi Kanjogera washakaga ko himikwa umuhungu we Musinga n'abari ku gice cy'umwami Mibambwe Rutarindwa. Iyi ntambara yaje kurangira ingabo zo ku gice cya Kanjogera zitsinze iza Rutarindwa. Inkomoko y'iyi ntambara: Kigeli wa kane Rwabugiri ajya gutanga yimitse umuhungu we witwaga Rutarindwa, mushakira n'umugabekazi w'umutsindirano witwaga Nyiramibambwe wa kane Kanjogera, kuko nyina Rutarindwa ari we Nyiraburunga wari waracyuwe na mubyara wa Rwabugiri yari yarapfuye yishwe na Rwabugiri ahorera nyina. Mu gufata icyo cyemezo, Rwabugiri yakoze amakosa abiri akomeye. Ikosa rya mbere ni uko yafashe Rutarindwa akamuha ubwami, yarangiza akamuha umugabekazi w'umutsindirano badafite icyo bahuriyeho, kandi uwo mukobwa akomoka mu bwoko bw'Abega batangaga abagabekazi kandi bikomeye ku ngoma. Naho Nyiraburunga nyina wa Rutarindwa yakomokaga mu bwoko bw'Abasinga birukanywe mu bagomba gutanga abagabekazi. Ikosa rya kabiri yakoze ni uko kuba Nyiramibambwe wa kane Kanjogera nawe yari afite umuhungu w'uburabwe yabyaranye na Rwabugiri, kandi nawe yarashoboraga kuba umwami. Umuhungu we niwe Musinga, yarangiza akamuha Rutarindwa ngo amubere umugabekazi w'umutsindirano. Abega babonye ko Rwabugiri yakoze ibyo, bacuze umugambi wo guhirika umwami Rutarindwa akima umuhungu wabo Musinga. Uwo mugambi wacuzwe na Kanjogera na basaza be aribo Kabare na Ruhinankiko n'umuhungu wabo witwaga Rwidegembya. Uburyo bwa mbere bakoresheje ni kumwomoraho amaboko ya bamwe mu bamushyigikiye. Icyo gihe bafashe abiru bamwe n'inkoramutima ba Rutarindwa bagenda babica uruhongohongo. Ubundi buryo bwa kabiri bwakoreshejwe ni ubwo gushaka amaboko y'abashyigikira Musinga. Icyo gihe biyegereje bene Rwabugiri batagize amahirwe yo kwima ingoma, bakabasaba kutagira aho babogamira mu macakubiri yari atangiye kugaragara ibwami. Icyo gihe biyegereje na bamwe mu biru n'abatware batavugaga rumwe na Rwabugiri, kubera ko benshi yari yaragiye abanyaga kubera amafuti yabo, kandi akaba ari we wahaye Rutarindwa ingoma. Icyo gihe biyegereje na bamwe mu biru n'abatware batavugaga rumwe na Rwabugiri, kubera ko benshi yari yaragiye abanyaga kubera amafuti yabo, kandi akaba ari we wahaye Rutarindwa ingoma. Icyo gihe batangira kwijundika Rutarindwa batyo. Ubundi buryo bwa gatatu bakoresheje ubwo gushoza urugamba. Intambara yabereye ku Rucunshu muri komini ya Nyamabuye Gitarama, ngubu ni mu karere ka Muhanga muri iki gihe, ariko umugambi w'Abega wari ugiye kubapfubana iyo badafatirana ingabo z'Abatanyagwa zari zivuye mu Budaha zije kuvuna umwami ngo zibashe kunesha iza Rutarindwa. Kubera ko Kabare yari azwiho ubutwari ku rugamba mu gihe cy'ingabo za Rwabugiri, byatumye izo ngabo zimwumva vuba zanga kwiteranya nawe ngo hato zitikura amata ku munwa. Urugamba rwarashojwe
Rutalindwa abonye ko asumbirijwe niko gufata icyemezo gikomeye. Yafashe abo mu muryango we, umugore n'abana, n'ibimenyetso ndangabwami byose nk'ingoma, ngabe, karinga n'ibindi, nuko bitwikira mu nzu, bose barashya barakongoka, ntihaboneka n'igufwa na rimwe. Iyo ntambara yarangiye Rutalindwa apfuye, nuko Kabare yimika mwishywa we Musinga afata izina ry'ubwami rya Yuhi, nuko Kanjogera nawe areka izina ry'ubugabekazi rya Nyiramibambwe afata rya Nyirayuhi. Nuko Kabare abwira rubanda ko Rutalindwa yari yarigize icyigomeke cyihaye ingoma, ariko kuko Musinga yari akiri mutoya yabanje gutegekerwa na nyina Kanjogera na basaza be aribo Kabare na Ruhi na Nkiko, maze guhera ubwo Abega barategeka, barica, barakiza, baragaba, baranyaga, ububasha bw'ingoma n'iginya babwegukana batyo. Zimwe mu ngaruka ya ntambara yo ku Rucunshu yaba yaragaragaje. Imwe mu ngaruka z'iyo ntambara ni yuko ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye yaranzwe n'amazimwe, ubutiriganya n'inzangano z'urunuka. Ikindi kandi ni uko ku Rucunshu habaye urugerero rw'urwikekwe n'ubugome bugamije kwiharira ubutegetsi n'amaronko, kuko na nyuma y'iyo ntambara yo ku Rucunshu abantu bakomeje gupfa bazira ko bagifite ibisigisigi by'umwami Rutalindwa. Ibyo byose byashakaga gushimangira ubuhangange bw'Abega no kurushaho gukomeza ingoma ya Musinga ngo irusheho gushinga imizi muri rubanda. Ibyo byarushijeho gutera ibisare bikomeye kandi birambye mu bikomangoma. Ku ruhande rumwe Abega banganye n'Abanyiginya urunuka, ku rundi ruhande Abega bazirana urunuka n'Abakono. Ngiyo ntambara yo ku Rucunshu uburyo yagiye ibaho. Nawe niba utaruyizi, iki nicyo cyari igihe cyo kugira ngo uyimenye. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe niba utarakanda subscribe, ugakanda share, comment na like, tugakomeza kubana no mu bindi biganiro bitambuka.